Muraho neza ndabasuhuje kandi nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu. Mwebwe mwese mudukurikirana umunsi ku wundi, mwebwe muduha ibitekerezo byanyu, mukaduha like, mugakora share. Ni ukuri mfashe uyu mwanya ngo mbashimire cyane yuko urukundo mutwereka rwose rutunyura kandi tunezerwa ku bwanyu. Ndakwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora, nkubwira ko wacikanywe, kuko niba utarayikora hari ibintu byinshi cyane wahombye utaramenya. Uyu munsi rero ntucikane, ugende wakoze subscribe, numara kuyikora uhita ukanda ku nzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho video nshyashya ujye ubona notification, hama video wirebe mu wa mbere. Mwese ndabasuhuje aho muherereye hagiye hatandukanye kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi cyiza kandi cy'ubwenge. Ntabwo nareka kuvuga ko ahanini kirareba abakobwa kuko nibo ngiye kwibwirira muri kano kanya. Ngiye kubabwira amakosa ane abakobwa bakora cyangwa se abakobwa bakoreshwa n'urukundo akabangiriza ubuzima bwabo. Ni amakosa ane abakobwa bakoreshwa n'urukundo akabangiriza ubuzima bwabo. Birazwi ndetse cyane yuko abakobwa benshi iyo bagiye mu rukundo bamera nk'aho ari abasazi, ugasanga bagize amarangamutima menshi cyane, imyitwarire yabo ndetse n'imyifatire bigahinduka kubera urukundo, kubera uwo bakunda. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe ayo makosa ane ushobora gusanga ujya uyakora, cyangwa se hari uzi uyakora, cyangwa ubona wari ugiye kwisanga wayakoze. Uyu munsi rero ntucikwe, ntujye kure, ubane nanjye kugira ngo turebe ayo makosa ane utazisanga wayakoze, kandi nusanga waranayakoze wisubireho kugira ngo ubutaha utazongera kugwa mu makosa nk'aya ngaya nuramuka ugiye mu rukundo rushyashya. Ngiye kukubwira aya makosa uko ari ane kugira ngo utazicuza nuramuka wayakoze. Ikosa rya mbere ni ukoherereza umusore amafoto y'ubwambure. Bijya bibaho ko umukobwa akunda umuhungu akamwimariramo ku buryo icyo umusore amusabye agikora. Bamwe mu bakobwa bajya boherereza abasore amafoto yabo bambaye ubusa cyangwa bakifotozanya bambaye ubusa. Ariko iki ni kimwe mu bintu bishobora kwangiza ahazaza hawe. Igihe umusore yashyira hanze ifoto yawe wambaye ubusa, hari amahirwe menshi byakwimisha mu buzima bwawe. Abakobwa benshi bakunda abasore bajya mu rukundo, umusore sinzi ibyo akubwira, sinzi urukundo agukunda kugera ku rwego rwo kuba wamwoherereza ifoto wambaye ubusa. Ntabwo mbizi iri kubikora icyo uri gutekereza, ariko mu by'ukuri n'umusore uzajya ukwaka ifoto wambaye ubusa, jya umenya ko nta rukundo agukunda, jya umenya yuko atakubaha. Ntekereza neza ntashidikanya yuko umusore ugukunda, umusore ukubaha, umusore wumva yakugira umugore we w'ahazaza adashobora gutinyuka kukubwira kumwoherereza ifoto yawe wambaye ubusa. Ngaho tekereza, nuramuka wohereje uwo musore ifoto yawe wambaye ubusa, hanyuma ejo mugashwana, uzumva umeze ute mu mutima? Uzajya uhorana impungenge, uhorana umutima uhagaze, wibaza yuko isaha n'isaha wa musore ya mafoto yawe ashobora kuyashyira ku karubanda. Nshuti yanjye, bakobwa beza bari b'u Rwanda, ndabagira inama yuko mutagomba kohereza abasore mukunda amafoto yanyu mwambaye ubusa. Niyo waba umukunda gute, niyo waba umukunda urukundo rumwe twita ngo ni urw'ibisazi, ntuzakore ikosa ryo kumwoherereza ifoto yawe wambaye ubusa. Ikosa rya kabiri abakobwa bakoreshwa n'urukundo ariko rikabangiriza ubuzima. Kurwanya umuryango wawe kubera urukundo. Ni amakosa kwihutira kwitiranya n'umuryango wawe kubera umusore mukundana, kuko akenshi uwo musore ntabwo aba akwifuriza ibyiza kurenza ibyo umuryango wawe wakwifuriza. Bijya bibaho abakobwa bagakunda abasore,
ababyeyi bacu cyangwa se abadukuriye babasha kureba kure, akamenya neza niba umuntu muri kumwe ari umuntu ushobora kugira inama nzima cyangwa ari umuntu ugufiteho gahunda. Akenshi batugira inama ariko kubera gukunda, kubera urukundo rwaduhumye amaso cyangwa se rukaduhuma no gutekereza, bigatuma twiteranya n'imiryango. Ukumva mama wawe arakwanga, ukumva umuvandimwe wawe arakwanga, ukumva umuntu w'inshuti yawe arakwanga, kuba ari kukubwira ati uriya muntu nyamara bimeze uko, wamureka ukiteranya n'umuryango wawe kubera umusore. Inshuti yanjye, iyo witeranyije n'umuryango wawe kubera umusore mutaranabana, umusore utaranakwereka n'umuryango, umusore wamenye uko nguko nta n'imyaka 2 cyangwa 3 irashira, iyo wemeye ko guteranya n'umuryango uba wumva umeze gute mu mutima? Inama nakugira, ntuzemere gukora rino kosa mu buzima ryo kwemera yuko umusore uje mu buzima bwawe agutandukanye n'umuryango wawe, umuryango wavukiyemo ukawukuriramo, ukaba ungana uko ungana ubu ngubu. Ntukemere yuko umusore umaze umwaka umwe mu buzima bwawe, umaze imyaka 2 mu buzima bwawe, agutandukanye n'umuryango umazemo imyaka 20 cyangwa 25, wagukunze ukakwereka urukundo, ukakwitaho ndetse ukaguhangayikira. Si yanjye, ndakwinginze iri kosa niba wanarikoraga cyangwa se warigeze kurikora, ntuzongere kurikora kuko ntabwo ari ryiza. Uyu musore naramuka kwanze kandi yaraguteranyije n'umuryango, uziyumva gute mu mutima? Ubitekerezeho. Tugiye kureba noneho ikosa rya 3 abakobwa bakoreshwa n'urukundo hanyuma rikangiza ubuzima bwabo. Gukunda umusore cyane kandi ugakunda Imana byarakunaniye. Gukunda umusore cyane kandi gukunda Imana byarakunaniye. Iri ni ikosa rya 3 abakobwa bakoreshwa n'urukundo. Gukunda umusore cyane kandi ukunda Imana byarakunaniye. Niba udafite umubano n'Imana, icyiza waba uretse kugirana urukundo n'umusore ngo umwemerere ko uzamubera umugore. Kugirana umubano n'Imana, abagabo bamwe babibona nk'ikimenyetso cy'uko witonda kandi witwara neza. Aka kantu ntabwo abakobwa benshi bakazi. Bazi neza yuko abasore benshi bakunda abakobwa baryoshye, abakobwa boroshya ubuzima, abakobwa nyine bakunda gusohoka, abakobwa ariko mu by'ukuri abasore benshi iyo agiye kugutereta yifuza kuzakugira umugore, arabanza akareba ikigero ukundaho Imana, arabanza akareba ikigero wubahaho Imana. Iyo asanze uri umukobwa ukunda Imana, iyo asanze uri umukobwa wubaha Imana, ahita avuga ati wow, uyu mukobwa ashobora kuba nta bucakura afite, ashobora kuba yankunda akankundira umuryango, ashobora kuba yanyubaha ndetse nawe akiyubaha. Ariko abakobwa benshi ntabwo bajya babimenya. Bazi yuko abasore bakunda abakobwa baryoshya, basohoka buri weekend, bajya mu tubari, aho ibitaramo biri badashobora gutangwayo. Ariko mu by'ukuri ntabwo abasore benshi ariko bameze. Kandi n'umusore ushaka umugore ntabwo ashobora kugukunda wirirwa mu tubari, wirirwa wasohotse, wirirwa mu bitaramo. Hoya, azavuga ati uyu mugore nimugeza mu rugo sinzamubona, azahora yasohotse, bizahora bimeze uko. Ariko burya umusore azabanza arebe niba ukunda Imana, niba wubaha Imana. Nasanga uyubaha kandi unayikunda, bizamuha icyizere cy'uko nawe uzamukunda kandi ukamwubaha. Ikosa rya 4 ari naryo rya nyuma abakobwa bakoreshwa n'urukundo ariko rikabangiriza ubuzima, ni ukurara ku musore. Bamwe mu bakobwa bizera abasore kugera ubwo bashaka ikinyoma babeshya ababyeyi kugira ngo bajye kurara ku musore igihe yibana. Ibi ni amakosa kuko bishobora kwangiza ahazaza hawe, harimo gutwara inda y'indaro ndetse n'ibindi. Abakobwa benshi rino kosa bararikora, ugakunda umusore ukamwimariramo kugera ku rwego ubeshya ababyeyi bawe.
Diane ya nshuti yanjye, kubera yuko Diane barabizi ko ari umushuti wawe, mwariganye cyangwa se murakorana, barabizi neza yuko ari umushuti wawe. Mama Diane yarwaye, mama Diane byagenze uku nguku, ngiye kumusura kandi ndi burare kandi byahe. Wigiriye kwa Patrick ukabeshya ababyeyi bakagira ngo uri kwa Diane kandi wibereye kwa Patrick. Nshuti yanjye, ejo Patrick nagutera inda, uzabwira mama wawe yuko ari Diane wayiguteye, ko yarazi yuko ari iryo joro waraye kwa Diane. Nshuti zanjye, iri kosa ntukarikore urikoreshejwe n'urukundo, kuko urabizi neza hari benshi uzi kundusha bagiye baterwa inda n'abasore, ejo bakababwira yuko badatera inda, ejo bakababwira ko umuryango wabo batangira gutera inda afite imyaka 40. Uzitwara gute? Uzumva umeze gute mu mutima? Uwo musore wihambiriyeho ukamwimariramo, ukamwereka amarangamutima yawe yose, akagutera inda, yanagize akakubwira yuko wari indaya utaza baguteye inda, mu mutima wawe uzumva umeze gute? Nshuti zanjye, ndakwinginze iri kosa ntuzarikoreshwe n'urukundo. Mwakoze kubana nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi, ntekereza ko ari cyiza kandi kizabagirira umumaro bakobwa biza. Ndakwinginze kandi ndabahendahenze, aya makosa niba wayakoraga guhera uyu munsi uyacikeho burundu, kandi nawe niba utarayakora ushima Imana, ukomeze uyisabe kugira ngo utazayakoreshwa n'urukundo. Ngira ngo ikosa rya mbere twabonye ni ukohereza umusore amafoto wambaye ubusa. Irya kabiri, kurwanya umuryango wawe kubera urukundo. Irya gatatu, gukunda umusore cyane kandi nta rukundo ufitiye Imana. Icya kane, ari nacyo cya nyuma, kurara ku musore. Aya makosa uzayirinde muri ubu buzima kandi bizakubera ingirakamaro mu buzima bwawe